Guys, muraho ngiye kugura ibintu neza ndabibereka. Mvuyeyo. Ikirere gisa gute nabi. Oh my goodness. Reka njye kwicara mu modoka mbereke what I bought. Kubera nasubiye muri siporo. Mu nsengere sinzabivemo kuko ndi umuntu ujye bivamo bya siporo nkongera nkabisubiramo nkongera. Oh my goodness, ndakabije. So hari utuntu nari nkeneye nyine nitwo mvuye gufata. I'm gonna show you what I took. Na 21 saa 8. Can you believe? Can you believe ko navuye mu rugo saa 2? Saa 2 na bene uyu muntu aciyeho nyine niyo mpamvu nari kumureba. Ko mfite ibintu byinshi byo gukora pe, ibintu mfite byo gukora ni byinshi. Reka dufungure igikapu cya siporo none mbishyiremo kubera ko nta handi hantu nabitwara. Ntaho mfite nabitwara. Nazanyemo imyenda ngo ndambara and guess who nasotse muri siporo niruka kugira ngo mfate tuno tuntu bive mu nzira kandi nyishyire hano yingiye. Mana we mfite akavuyo dore akayisumbuye kandi ko muri siporo. Yes, umva we good, we are good. Dore utuntu kari kuzana mu ntuza we muri video yanjye. Okay, ngiye kubereka sasa utuntu twose mfashe muri magaze. Uhereye kwizi ngofero ebyiri mfashe kora imwe kubera ko nari nkeneye amakora mfite arashaje, mfata n'akagufi ya mfata indi kora ni nkaya yindi the same. Umva ntabwo nkunda kora zibonerana, that's why umva utu twenda turi kumara utuntu nazi. Mfashe umupira. Yes, uyu mupira rero ni umupira usanzwe w'ingofero nyine wo kujyana mu gitondo muri siporo. Mfashe akapira gasanzwe kameze gutya gashyushye ko mu rugo. Yeah, and this is the last. Mfashe na t-shirt, white t-shirt yoroshye bisanzwe yo kujyana muri t-shirt zindi ndazifite. Umva reka mbyinjizemo muri iki gikapu kuko nanjye takabuye kandi neza kugera mu rugo birananira kubyikorera, so better I do this now. Amasogisi ya Max, amasogisi yanjye na papa, and uno mwana ndamwakije 1 2 and 3 like 3. Aya masogisi impamvu nyafashe arakomeye. Ubundi namuguriraga ntabwo nayamuguriye. Umuntu wanjye yamwoherereje amasogisi akivuka ya Nike menshi. Can you believe? Afite imyaka 3 n'amezi 4 nimba 5 ariko yaracyambara ayo masocks niyo yaracyambara right now. Can you believe? Yari manini nyine akiyazana ariko kubera umwana akura ahita atangira kumukwira, you know, and I'm like, oh thank you Jesus, you know. So ano masogisi ni meza, ni maremare, turi mu mbeho kandi no kubera ko natangiye na siporo nanze kugura aya Nike kubera agura double yaya kandi naya ni meza kandi mfite nandi ya Nike mu rugo. Nahise mfata yangaya kuko ari kujyana muri siporo nta byadanje. Okay, mfata ya yes aya Maxance nayo the same yarafite ay'umweru gusa navanze the same blue, a dark blue. Aya ni amaperane. Kamfungure hano nyabereke kuko ndi kubona do ni aritengo. Gusubwina aritengo. No, ni marque ya Decathlon.
ntabwo nababwira ngo ni which katureba na nimba turi aya ni artengo byandikwa gutya. Can you read? No, like this. Yes, byandikwa nka gutya. Yeah. Lelo namufatiye amasogisi ajya kwaho manini kubera ukuntu udusogisi nari mfite. Urumva na amasogisi yo kuva kera nari mfite utwo dusogisi na turi dukiya naguze. Nari nsigaye mbona tumwe dushaje ngo ndadufata tupe nindangiza ngo mana yangaye. Reba naya ngaya ni white, all white. See. Impamvu nkunda ibintu by'umweru murayizi? Ntabwo muyizi? Okay, kanyababwira. Ngiye nkunda ibintu by'umweru. Why? Because iyo byanduye ntabwo bihisha. Kirandura nyine kigahita kigira ngo kandi nanjye nanga ibintu byanduye. So niba ari umweru urandura ntabwo nawumusubizamo cyangwa ngo ngiye nambare umweru wanduye. Yeah, I have to clean it. Umugisha nagize ntabwo mbimesa n'intoki. By the way, akantu ko kumesa n'intoki ndakavuze nibuka ukuntu uno mwana namufuriye nkimubyara namufuriye imyenda. Ndi kubona iyi ngiyi y'ibara ariyo nziza. Murebe ukuntu zangize. Ndashaka kuzatera produit muri aka gasatsi nkazajya nkanyereza. Umva mbabwire. By the way, nibutse nyine ibyo bintu byo gufurisha intoki. Mvuze ibyo bintu byo gufurisha intoki ndibuka. Can you believe ko mbyara uno mwana we namufuriye panda sinibuka neza icyo namufuriye kugeza kure kabisa. Yatangiye kurya mfura n'intoki. Why? Mumbaze ngo why? Nabanje kugira ubwoba bw'uko amamashini azajya munogereza imyenda. Noneho Maxence ni umuntu ufite uruhu ruri sensible. La sensibilité de sa peau m'a causé des galères. Urumva ndangije ikintu nakoze. Nahise mfata umwanzuro wo kubimesa n'intoki, ariko kubimesa n'intoki nubwo banagize bw'uko imashini zitari bubinoze. Ndabifura bidatinze. Hashize igihe gitoya kitari kinini amfete. Hashize nk'amezi 6-8 gutyo mfura n'intoki. Ndangije ndavuga ariko why not reka ngerageze. Ndagerageza mfurisha imashini mbona sava. Umva abantu namwe muri hano mugira imyenda y'abana mukayigira intambara muzamura agatoki hejuru kuko ngewe nayigize intambara. Ibaze ko n'ubu ngubu ntago nyafura imyenda ye nyivanze n'iyacu. Mfura imyenda ye wenyine. Maybe nagira bari umuntu abenzajya mbafuririra hamwe niba bamaze gukura. Urumva bamaze gukura kuko mana yanjye mba ntinya ko imyenda yacu igiba yanduye kuko abana se banduzwa n'iki. Twebwe tuba twanduye, tuba turi kwirukanka ariko abana bo umva rero nanje kubereka ibi bintu bya siporo byo mvuye gufata byo gukora na siporo. Nshaka no kubabwira ngo ubwo uri kureba ino video wowe nimba wari waravuye muri siporo nkanjye, it's been long, let me tell you. Mperuka gukora siporo. Ubuse mperuka gukora siporo nyuma yo kubyara. Mbereho sinibuka neza ariko mperuka gukora siporo long time ago. Like hashize nk'imyaka nk'ibiri n'igice cyangwa 2 n'amezi ntajya muri siporo. Naza aho siporo zibarizwa. Umva mbabwiza ukuri ukuntu nabyaye nkangana, ukuntu nonsa nanganaga nuko ngana today. Ni ibintu bibiri bidafitanye isano, ni ibintu bibiri bitari inshuti, ni ibintu bibiri nanjye ngize isoni kandi believe nanjye ubwanjye ngize isoni kuko it's so bad kuri level nanjye mvuga ni okay, it has to stop kabisa. Ejo bundi naricaye ndaryama nyine ari ni mugoroba ndaryama. Urumva nari ngiye kuryama sinzi ukuntu
sinzi ikintu nakoze numva ndarushye ndavuga ubuntu bwo kwumva ndushye bwa hato na hato. What is going on? ubundi seriye ubu mbaseriye kubona imyaka 2 imyaka 2 n'amezi. Can you believe imyaka 2 n'amezi ntakora siporo? Irashize urumva na kwicumu hajya bavuga gute no kwicumuganwa no kwicumutanwa simbizi ko nabivuga na kwicumu niba ari kwicumunyana kwicuseriye nakabya ngo nakoza agashya urumva navuga ngo nakoza agashya nkagenda uyu munsi ejo nkagenda ejo bundi singenda. Naravuze ntimba rero igiye kwishyura ari amafaranga nimara kuyishyura njye muri siporo. Iyi nshuro nzajya nicara mbare buri kwezi mvuge ngo aya mafaranga yamari iki this month ko nayishyuye mbese byari bikwiye ko nyishyura cyangwa ntabwo byari bikwiriye. Nimara kumakinga sure ku kwezi mbonye ko ayo mafaranga agize icyo yamariye I will say thank you Jesus. Ariko n'ubu ngubu I'm saying thank you Jesus kuko nabitekereje kera nanirwa kubikora ndabitekereza nanirwa kubikora nkavuga ngo nzajya muri siporo nkananirwa kubikora none uyu munsi okay nejo natangiye mu byukuri ejo nibwo natangiye uyu munsi ni day 2 and I'm like yo we are doing this. Umva none nagize imano uyu munsi hariho cool collective ya yoga hari na cool collective ya leg days urumva y'amaguru amaguru yanjye amwe ibice byo hasi guhera mu mavi kugeza hasi ndi kumva biri gutetemeta kubera ukuntu zari zirentanse. Ako it was so good. Byari byiza kubera ukuntu nyine twari benshi. I was not alone. Bari kutwereka ibintu tugomba gukora ku mamashini. I was not alone. I wish I could gufata ka video nkabereka ariko let me tell you ahantu mbandi abari story na story aba ninjye umuntu ushaka kuba ubutabizi muri bose ninjye umuntu nyine waje ndi umuntu waje bwa nyuma ariko I'm so funny oh my goodness. Ariko nyine ndi depasa nk'isiripasa nkumva ko ndananiwe but go nkabikora nkarira amarira akagwa uyu muri kureba amarira akagwa kubera kubabara ariko nkavuga ati you know what you have to pay back ibyo waretse kuko iyo nkomeza nkiyitaho ntago mba njagaraye gutya. And I'm like okay we are doing this and we are like tuzabishobora tuzabigeraho ntacyo tutazashobora. So ndabashimiye rero abantu mwese mwakoze subscribe abajya bandeba abakunze ibiganiro byanjye abatarabikunze namwe mukomeze murebe ibyiza bizaza. Abatarabikunze you have to change mwarahindutse mwisubireho. Umva mana yanjye ndagiye ngiye mu rugo ngiye gukora utuntu tumwe na tumwe mu rugo ubundi mukanya ndajya gufata wa mutipe umunsi wanjye burarangiye but kwari ukubibutsa abavuye mu masiporo nkanjye abari barabitaye. It's been 3 years good years ubusubwo ni 3 years oya ni 2 years and something kubera ko mbere yuko biba 3 years mbere yuko biba 2 years nari naragiye mu bindi narebaga ndagendaga n'amaguru nk'iminota ingahe uyu munsi nkagenda ibirometero 10 ejo singende ejo bundi singende birangana bitangiye ngiye kwinjira mu exam atejemo bibarango pya. Rero ninjiye muri magazine ukuntu nari ntangiye ndi kuvloginga mpita nibagirwa ndepoza telefone ndabyibagirwa mbyibutse nsohotse. Let me tell you ibizamini byarananije reka mbabwize ukuri byarananije telemake numvaga nta kintu na kimwe nshaka gukoraho ariko now I'm good ubu meze neza ndashima nyagasani and reka ngende ntahe urumva tuzasubire muri video y'ubutaha kandi muzambwire muri commentaire ese ni igiki mwumva mwabona ni igiki mwumva nakora from me nkakibereka singitembera mwabantu mwe kubera iki ariko amana masomo
ntabwo ngitembera ntabwo ngitembera nsigaye mfite rutine rwose iri aho ijagaraye kugenda nkabyuka nkajyana umwana sikuru nkajya sikuru nkataha nkateka we need us time we need that time yo gutembera. I miss like guhaguruka ngatembera, and I wish ko tuzabijyana ahantu rimwe tugatemberana, sibyo? Tuvuze akantu ko gutembera nibuka akantu. This is my birthday month. Uku kwezi it's my birthday. At the end ubundi mfunga kuno kwezi taka ku bantu banyibarutse kuno kwezi it's my birthday month. Yes, and my best. Nta kintu kiza nko kugira umuntu wawe bwite akagira anniversaire mu kwezi kumwe nuko wavutsemo. Kiki happy birthday in advance. Umva reka ngende nkomeje kubasezera, unabasezera nkabasezera, ariko nimba umukecuru tambasezera 1 2 7 40 ngaruke. Bye. I love you, but my God loves you the most. See you.